icyivugo mu muco nyarwanda icyo bisobanuye. Kwivuga bikumariye iki? Mukurikira ikiganiro. Abana mwaramutseho? Amakuru yanyu? Neza. Aka kanya rero ni akanya k'igitaramo turagira ngo tuganire, ariko mu gitaramo hari ibyo tugomba kwigiramo. Ni mu muco nyarwanda uko kera byagendaga. Umusaza nkanjye sogokuru wanyu mukaza mukantega amatwi, mugatega amatwi ba nyogokuru n'abanyagusenge bakababwira uko kera bitwaraga mu buzima, icyaraga ubutwari bwabo kugira ngo abanyarwanda babeho barambye ntawe bavogera. Uyu munsi rero turagira ngo tuganire ku bijyanye n'ibyivugo. Murabyumva? Ibyivugo. Ariko ubundi aba basore ariko hari ahantu mugeze mwumva bavuga ibyivugo? Yego. Ibyivugo rero impamvu byabagaho nuko habagaho intambara abanyarwanda bashoboraga kujya gutera bashaka kugira ngo bagarure ibihugu abandi bari baratwaye babikuye ku Rwanda cyangwa se ngo bagure u Rwanda. Icyo gihe rero buri mugabo yagombaga kugira amagambo ameze neza arimo ikeshamvugo agaragaza imyitwarire ye, agaragaza imiterere ye, imikorere ye, ibyo azakora ku rugamba. Ibyo nibyo byivuga, ayo amagambo uvuga agaragaza intego zawe, intego yawe uko uzitwara ku rugamba. Ibyivugo rero bikaba byaravugirwaga mu muryango wanyu, wiga kwivugura umwana muto nk'uko tugiye kubikora, ukabivugira ibutware, bakaguhitamo babona uri ingabo ko ikomeye, ukazajya ibwami nabwo kivuga mu gitaramo, ukavuga ibyo uzakora ku rugamba, ukavuga uburyo uzakingira ababisha abanzi ku buryo batazaza bakabatwara ibintu. Urumva rero kera bashobora kuvuga bati u Rwanda rumeze neza, rufite inka, rufite imyaka, rufite abana, rufite abagore beza, rufite abagabo. Wajyayo agatwara abari abagore babo, agatwara abantu babo, wajyayo agatwara ubutaka bwabo, akabutwara, agatwara inka zabo, agatwara n'ubundi bukungu bwabo. Bityo rero igihanga nawe ahanga u Rwanda aravuga atoya, ni ngombwa ko abana banjye, abasore banjye n'abakobwa bose bagomba kwirinda, bakirinda umwanzi. Rero bagabo duhereye ku bana batoya dutangire tubatoze bajye birinda. None se ubu umuntu yaza akagukubitira ubusa ntacyo umutwaye, noneho ukamureka ntumusunike ngo yigireyo. Ubuse waba uri iwanyu mu rugo ukabona muracyari abana batoya, ukabona se nk'agapusi kaje gukanga murumuna wawe ntugakubite, sibyo? Ubuse waba ugiye ku ishuri umuntu akaza uri umusore cyangwa se uri umukobwa mukuru, noneho ukabona nk'umuntu w'ikirara aje gutangira cyangwa guhohotera murumuna wawe cyangwa mushiki wawe uri kureba, ntabwo wabyemera, sibyo? Iyo ntego rero igomba kukubamo, ukavuga uti nanjye ngomba kumutabara. Niyo mpamvu rero n'abanyarwanda kera bagombaga kwiga uburyo bagomba kurengera u Rwanda, bakabyiga rero babishyize mu ntego. Iyo ntego ikaba ibumbiye mu magambo yitwa ibyivugo, sibyo? Amagambo agusingiza, amagambo avuga uburyo uzitwara ku rugamba. Murabyumva? Kandi ku rugamba byaraziraga kuba ikigwari, ahubwo ukaba intwari, sibyo? Murabizi mu Rwanda ko n'uyu munsi mujya mwiga mu mateka y'u Rwanda abantu bagiye baba intwari, sibyo? Ngaho nimumbwira none abantu bagiye baba intwari, mumpe nk'urugero rumwe. Gihanga Ngoma Ijana ubu yabaye intwari kuko niwe wahanze u Rwanda. Nta wundi se muzi bavuga ahangaha mwaba mwibuka. Yego Fred Gisa Rwigema. Murabyumva ko yagiye ku rugamba agira ngo abohore u Rwanda. Murakoze cyane, reka tugarukira aho ngo ku ngero. Turagira rero ngo natwe mwabasore mwe, mwabakobwa mwe, sibyo? Twisanishe n'izo ntwari tuzagira natwe tumenera. Niyo mpamvu abasore bagiye kumbwira ibyivugo byabo twumva. Iyo umuntu yivuga ngira ngo murabizi ko mwese muri hamwe mutegereje kumva ibyo avuga kugira ngo mutegereze ni uko azabishyira mu ngiro. Ibyo yiyemeza kuvuga, niba avuga ati ndire udasubira, niba avuga ati ndire udatinya igitero, mukazara ko azasubira inyuma. Murakoze rero tugiye kumva. Ariko ubundi abasore barivugaga, abagabo barivugaga, ariko bura n'abakobwa n'abagore nabo babafashaga muri ibyo byivugo byabo, kuko urugamba rwabaga ari urwabo bose, sibyo? Hari ibyo bakoraga kandi murabizi, namwe mwaganye n'abanyuko mubizi. Iyo abasore y'abagabo barangije kwivuga, ibyo abagore n'abakobwa bakoraga. Ariko ubundi kanumve, ariko sha ndabona ukeye, ndabona ukerebutse. Ubu nta kivugo ufite koko?
gusa uzajya ujya mu bagabo nta kivugo ndagifite uragifite ngaho bwira sogokuru n'abagabo barahangana n'abandi bakumva ikivugo cyawe bagerageza turebe ndi inkubita indatinya ndi inyambo sinkenga ndi umuhungu wemeye imihigo guma ndi uwo baririmba ijabiro rigacya rukera ntambara ndi rusengo basanga kwa kagenzi guma urakoze cyane niko yewe sha uri umugabo nukuri rwose uri umugabo komera tureba ariko n'uyu mubyara wawe nawe ndabona uzavamo umugabo nawe ugenda mu imbere sinyana n'inyuma n'inge nyambo yogeye ndi agaca mu ziko nigashye ndi inkuba y'amaganga ndi ingabo itagerera icyusa ya runyangira nduru intambara ngezemo nishagusha nkaba imanzi y'abana murakoze cyane mubona nawe uzi gutera impundu niko nshuti yanjye nawe uzi gutera impundu mwese mwabyumvise rero ubwo izo mpundu muzi icyo zivuga ni nk'uko mujya mwumva ngo aho mukomereza aho ngaho basaza bacu bagabo bacu nuko byagendaga turi kumwe ku rugamba sibyo murakoze rero ariko ubundi ndabona mufite n'ibikoresho iki gikoresho cyo ubwacyo cyitwa ngo iki ngaho niho noneho ndabaza uyu mubyara wanyu umukobwa iki gikoresho cyitwa ngo iki cyitwa ingabo murakoze cyane ngaho mwabasore iyi ngabo hari ubwo yamaraga iki ngaho tubwire wo bayikingiza ku rugamba igakingira iki ngaho tubwire umutima gakingira nyine igice cy'umutima birumvikana ni umutima n'uwa mbere ariko ni umubiri wose aho ubonye umwambi uje ugakinga ariko nawe ari nako utera usubizayo umwanzi kugira ngo agutinya asubireyo sibyo murakoze rero hariho n'ibindi bikoresho byinshi bakoresha ku rugamba tuzagenda tuganiraho ariko muri make iyo bakubwiye bati guma wabonye ko uyu mugabo yivuze bati guma ni ukuvuga ngo nakomereza aho ngaho atacika intege sibyo ku rugamba ntawe ucika intege niyo mpamvu kuva na kera kose u Rwanda uyu munsi twihagazeho kubera ko intego yacu tuyigeraho nta gucika intege sibyo ariko rero kera barivugaga bajyaga ku rugamba barwanisha amacumu n'imiheto sibyo uyu munsi hariho ibyo bita imbunda n'ibindi mwebwe rero mufite ikaramu mufite n'ikayi muri abanyeshuri sibyo ubwo uyu mugabo yavuze ngo ni umugabo baririmba ijabiro nawe uzakore kuri yo kuririmba ijabiro ubundi ni mu gikari ibwami sibyo ku buryo nawe bakuririmba neza watsinze amasomo sibyo urumva ko icumu ryawe rizaba ikaramu ingabo yawe ikaba ikayi n'ibitabo ugasoma murabyumva kugeza ubwo uzabera mukuru bakagushinga kuyobora akarere cyangwa minisiteri nanone ugakomeza ukagira ute ntusubire inyuma ugakomeza bakakuririmbana ijabiro sibyo nshuti zanjye sibyo bakobwa mukazavamo ingabo nziza mukazavamo abayobozi beza nawe mukazavamo abayobozi beza n'ingabo n'abapolisi murabizi kandi mukaba bari beza mukazavamo abategarugori mukazavamo abagore beza babereye u Rwanda sibyo murakoze rero tuzagaruka nanone ubutaha turebe n'ibyivugo nawe uzivuga kandi n'abakobwa namwe noneho tuzabigisha uburyo mwivuga mu gihe kigezweho cy'uyu munsi kijyanye n'ibyo mukora sibyo murakoze rero murakarama Rwanda iwacu